Ndabasuje cyane kandi bayikaze kuri Rwanda Media News, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bitewe n'ice by'isima mu gihe mutwumviramo cyangwa se muriremo gatanu kuri gatanu nk'ibisanzwe. Tugarutse n'amakuru ari kugenda avugwa mu bitangazamakuru hano ku isi, muri Afurika n'ahandi hantu habagiye hatandukanye, by'umwihariko mu by'ukuri ndagira ngo tugaruke hano mu Rwanda iwacu, ngira ngo mu by'ukuri inama yabaye ihuje abaminisitiri ndetse ihuza na His Excellency Paul Kagame biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange. Mu by'ukuri ni itangazo ryihutirwa rero umunyarwanda wese uri hagati mu gihugu cyangwa se uri hanze y'u Rwanda, nawe iri tangazo rirakora. By'umwihariko mu by'ukuri leta y'u Rwanda ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe ingendo rura iramenyesha abanyarwanda bose ko mu by'ukuri amafaranga y'ingendo agiye kuba yagabanuka akava ku mafaranga yarasanzwe ariho akaba yakegera hasi cyane, ugereranyije nuko amafaranga y'ingendo yari yarazamutse akaba amafaranga y'umurengera kuri ubu ngubu ukabona ko byari bihangayikishije abanyarwanda mu by'ukuri bakora ingendo bateze bava mu ntara imwe bajya mu yindi ntara, ukabona ko byari bihangayikishije abaturarwanda bose. Mu by'ukuri washoboraga kuva mu karere ka Rusizi ugenda mu mujyi wa Kigali ugasanga wishyuye amafaranga menshi cyane nk'ibihumbi 10 cyangwa 9, urumva ko ni amafaranga menshi cyane yarahangayikishije abanyarwanda, cyangwa se ugasanga ukora n'ubundi ingendo zo mu karere ariko ugasanga amafaranga ni menshi cyane y'amatiki yarazamutse bitewe n'uko ngo ibiciro bya essence cyangwa se bya peteroli hano mu Rwanda byazamutse. Kuri ubu rero mu by'ukuri nuko amafaranga y'ingendo agiye kuba yagabanuka akava ku mafaranga y'umurengera yasanzwe ariho akagabanuka akajya ku mafaranga yari asanzwe ariho mu myaka yashize. Nibyo byose mu by'ukuri maza kubisobanukirwa kuri ubu nuko mu by'ukuri rero icyo nababwira ko impamvu nta mafaranga y'ingendo agiye kuba yagabanuka nuko gazi cyangwa se amafaranga hano ya essence hano mu Rwanda agiye kuba yagabanuka. Igiciro cya essence hano kigiye kuba cyagabanukaho 16%. Murumva ko ni igiciro cyinshi cyane kigiye kuba cyagabanuka, ari nayo mpamvu mu by'ukuri rero ingendo zigiye kuba nazo zagabanuka hano mu Rwanda, amafaranga akaba yagabanukaho akava ku mafaranga y'umurengera asanzwe ariyo yashyizweho n'abashoferi. Mu by'ukuri ubona ko abashoferi bagiye bazamura ibiciro by'amafaranga cyangwa se ibiciro by'ingendo hano mu Rwanda, ikigo cy'igihugu gishinzwe ingendo rura kitabizi. Kuri ubu ngubu rero mu by'ukuri iyo nama yabaye ihuje abaminisitiri igahuza na His Excellency Paul Kagame, byose byaganiriweho kandi mu by'ukuri nuko amafaranga y'ingendo agiye kuba yagabanuka hano mu Rwanda. Ni ibintu byiza cyane byo kwishimira. Ndagira ngo mu by'ukuri munyemene mbabwire zimwe mu ngingo z'ingenzi zibuze kuranga aya makuru yacu ndetse mubashe no gusobanukirwamo byinshi cyane mu byemezo byabashije kuba byava muri iyi nama yahuje abaminisitiri gahuza na His Excellency Paul Kagame biga ku mibereho myiza y'abaturage ndetse nuko ingendo zishobora kuba zagabanuka hano mu Rwanda. Mu by'ukuri ingingo ya mbere nta yindi nuko amafaranga y'ingendo cyangwa se amafaranga y'amatiki agiye kuba yagabanuka hano mu Rwanda akava ku mafaranga yari ariho y'umurengera akagaba yagabanuka akagenda ku mafaranga make cyane. Ibyo byose mu by'ukuri muraza kubisobanukirwamo byinshi cyane. Ndetse mu ngingo ya kabiri tuza kubabwira ko mu by'ukuri amafaranga yashizweho y'ingendo mu by'ukuri mu turere tuba tugiye dutandukanye. Ibyo byose mumaze kuba mwabisobanukirwa muri iyi video cyane cyane. Mu by'ukuri reka tugire dusesengura amakuru yacu ndetse mubashe gusobanukirwamo byinshi cyane, ariko nanone mbere yuko tujyasesengura, niba uri kuranurwa mugeze kuri channel yacu ya Rwanda Media News kandi subscribe ndetse ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi na cyangwa se amakuru nk'anga meza ya leta iba yagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu ya mbere. Twihuse cyane katugene ku ngingo yacu ya mbere twavuze kuganiraho yuko amafaranga y'ingendo agiye kuba yagabanuka cyangwa amafaranga y'amatiki agiye kuba yagabanuka hano mu Rwanda akava ku mafaranga yarasanzwe ariho akaba yakegera hasi cyane, bitewe nuko abashoferi bagiye bazamura amafaranga y'ingendo bitewe nuko ngo amafaranga ya essence cyangwa se petrol mazuta hano mu Rwanda byagiye bizamuka nabo bakagenda bazamura ibiciro nyamagarura. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ingendo hano mu Rwanda kitabizi. Kuri ubu ngubu rero nuko mu by'ukuri bigiye kuba byaba solved. Ubona ko byagiye bigora abanyarwanda bakoresha mu by'ukuri ingendo bateze bakora ingendo bagiye bava mu ntara zimwe zigiye zitandukanye bajya mu mujyi wa Kigali cyangwa se bava mu mujyi wa Kigali bajya mu zindi ntara zigiye zitandukanye, ukabona ko amafaranga bicuraga yari menshi cyane kandi mu by'ukuri baba bakeneye serivisi nk'izi ngizi kugira ngo amafaranga abe yajyase kugira ngo bajye babasha gukora ingendo mu by'ukuri bitabagoye. Kuri ngo rero nuko mu by'ukuri leta igiye kuba yagize ikintu yakora kuri gahunda y'ingendo. Ndetse mu by'ukuri nababwira ko iyo mpamvu yuko amatiki cyangwa se amafaranga y'ingendo agiye kuba yagabanuka nuko hano mu Rwanda mu by'ukuri igiciro cya essence kigiye kuba cyagabanuka 16%. Murumva ko ni igiciro kinini cyane ugereranyije nuko amafaranga ya essence cyangwa se petrol hano mu Rwanda yari isanzwe igura. Mu by'ukuri urumva ko 16% igiciro cya essence kigiye kuba cyagabanuka hano mu Rwanda bizafasha abashoferi, bifashe n'abandi bantu mu by'ukuri bakora ingendo hano mu Rwanda kuborohereza nyine kujya bishyura amafaranga y'amatiki make. N'impamvu mu by'ukuri iyi gahunda igiye kuba yagabanuka cyangwa se amafaranga y'ingendo agiye kuba yagabanuka hano mu Rwanda kugira ngo bikomeze kugenda bifasha abaturarwanda bose muri rusange. Mu by'ukuri leta ikomeza kugenda ishishikariza abanyarwanda cyangwa se abakora ingendo mu by'ukuri hano mu Rwanda cyangwa se abakora ubugendo hano mu Rwanda nk'abashoferi cyangwa se abamotari bakoresha ibinyabiziga hano mu Rwanda kujya bakoresha iyi serivisi y'ibinyabiziga mu by'ukuri bidakoreshwa petrol na mazuta hano mu Rwanda, kujya ahubwo bakajya bakoresha ibinyabiziga bicagingwa hano mu Rwanda, kubera ko iyi system cyangwa se iyi serivisi mu Rwanda imaje kuhagera. Tumaje kubona nk'amamoto ya Spiro mu Rwanda amaje kuhagera menshi cyane, abamotari menshi mu by'ukuri ubona ko bari kuyakoresha ku bwinshi cyane. Mu by'ukuri nta navuga ko leta mu by'ukuri ariyo gahunda iri kugenda izamura cyangwa se iri kugenda ishira mu banyarwanda kugira ngo nabo bumve iyi gahunda kujya bakoresha izi moto zikoreshwa amashanyarazi mu by'ukuri zidakoreshwa petrol, kubera ko petrol ubona ko mu Rwanda iri kugenda izamuka bitewe nuko
ibihugu bimwe na bimwe bikoresha cyangwa se bicukura zino peteroli hano ku isi biba biri mu ntambara ziba zigiye zitandukanye, bigatuma ibiciro hano mu Rwanda bigenda bizamuka, cyangwa se n'ibindi bihugu biba bigiye bikoresha nyine peteroli hano ku isi, ubona ko bigenda bifata intera iri hejuru. Gusa kuri ubu ngubu nubwo mu by'ukuri peteroli hano mu Rwanda ikomeje kugenda, cyangwa se esansi ikomeje kugenda bigaragaza ko igiye kugabanuka 16%, kuri ubu ngubu nubwo igiye kugabanuka 16%, ko ntabwo bikoko mu by'ukuri peteroli ikomeza kugenda ihenda, bitewe n'uko ibihugu biri mu ntambara bicukura peteroli ukabona ko biri kugenda byo bikomeza umugabo yo y'intambara yabo, ukabona ko biri kugenda bihangayikisha isi yose muri rusange. By'umwihariko niyo mpamvu leta ikomeza kugenda ishishikariza cyangwa se imenyesha abantu bakoresha ibinyabiziga hano mu Rwanda, cyangwa se abantu bakora ubutwazi hano mu Rwanda, ko bajya bakoresha ibinyabiziga bikoreshwa n'amashanyarazi bicomekwa nyine murumva bigacagingwa, kugira ngo hirinde kujya hasesakazwa amafaranga yo kuba bakoresha bagura za essence ndetse na za mazutu hano mu Rwanda, kubera ko murumva ko ni ibintu bizafasha sosiyete nyarwanda, amatiki n'amafaranga y'ingendo bikazajya bituma agabanuka, kubera ko ntago hazajya habaho serivisi yo kuba bagura izi essence banagure na mazutu. Mwumva ko bizafasha abashoferi, bifashe n'abanyarwanda bose muri rusange, kugira ngo bajye bisanga mu cyiciro cyose, waba uri umukire cyangwa se uri umukene, kugira nawe ujye ubasha kuba wabona amafaranga yo kuba wakishyura amatiki. Nababwira ko mu by'ukuri amatiki yazamutse ku kigero kiri hejuru cyane cyane, kuko kuri ubu ngubu nuko amafaranga y'amatiki yabaye umurengera. Kuri ubu ngubu aho amafaranga washakaga wishyura ibihumbi 4, kuri ubu ngubu ushobora kuba uri kwagenda ibihumbi 8 cyangwa se ibihumbi 9, nko mu ntara ya Kigali ujya mu ntara y'Iburasirazuba cyangwa se Uburengerazuba ushobora usanga wishyura amafaranga menshi cyane, kuva mu karere ka Rusizi ugenda nko mu mujyi wa Kigali, urumva ko n'amafaranga ibihumbi 9 cyangwa se ibihumbi 10 umuntu agomba kuba yishyuye kugira ngo ubashe kuba washika aho hantu. Mumva ko n'amafaranga menshi cyane, niyo mpamvu leta ikomeza kugenda ishishikariza abantu kujya bakoresha bino binyabiziga bikoreshwa n'amashanyarazi, kugira ngo hirinde isesaguzwa ry'amafaranga, cyangwa se hirinde kujya bakoreshwa peteroli hano mu Rwanda cyane cyane, kuko abantu benshi umaze kubona ko mu by'ukuri kugenda basobanukirwa iyi gahunda yo kuba bakoresha iyi serivisi y'ibinyabiziga bikoreshwa amashanyarazi bidakoreshwa peteroli, kubera ko ubona ko peteroli mu by'ukuri ikomeza kugenda ihenda, cyangwa se essence ikomeza kugenda izamuka, ibiciro uko bwije n'uko bukeye bigiye gukomeza kugenda bizamuka, bigenda ibiciro bigenda biba umurenge hano mu Rwanda. Rero niyo mpamvu mu by'ukuri leta ikomeza kugenda ishishikariza abaturarwanda bose, cyangwa se abantu bakoresha ibinyabiziga hano mu Rwanda, kujya bakoresha bino binyabiziga bikoreshwa n'amashanyarazi bidakoreshwa peteroli. Ndabashimiye kwamenya kuva iyi video itangiye kugira inenge muri abantu bagaciro cyane. Ariko niba iyi video wayikunze, kora like ndetse utere comment, kuko namwe ibitekerezo byanyu bikenewe, kuko byubaka sosiyete nyarwanda, bigafasha abanyarwanda benshi kwikura mu bukene. By'umwihariko mu by'ukuri niba uri kubona rugambo yose kuri channel yacu ya Rwanda Media News, kandi subscribe ndetse ufungure inzogera, kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nk'anga meza leta ibagiye itangaza ari buri munyarwanda nawe ajya basha kugira kugiye, kandi nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere utabashije kujya kuyasashika, kuko muri telefone yawe notification uzajya uyibona ya notification. Mu by'ukuri nawe amaje gukanda subscribe, ko amaje gufungura n'inzogera hano kuri Rwanda Media News cyane, nkoza ko mu by'ukuri yicaro niyo uzajya usanga amakuru n'amatangazo nk'anga meza leta ibagiye itangaza areba buri munyarwanda wese uri hagati mu gihugu. Mu by'ukuri n'imibereho myiza cyane y'abaturarwanda bose muri rusange, hane kuri Rwanda Media News turakunda cyane.